kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, nshuti bakundi komeza kuba nanga umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero ngiye kukwereka uburyo wabona virtual card ya Momo, uburyo wayibona bikoroheye. Virtual card ya Momo itangwa na MTN mu Rwanda, MTN Rwanda niyo iyitanga. Rero biroroshye, iri muri system ngiye kwereka rero uburyo iyiguhereza ikaba yagufasha kwishyura ibintu bikoranabuhanga, ukaba wayikoresha ako kanya ukifungura mu gihe wamaze kuba wayifungura ukurikije amategeko n'amabwiriza ayigenga ndetse n'uburyo afungurwa. Tudatinze rero reka dutangire. Uhita ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 6 urwego. Warangiza kuba wabikanda uhita ugera ahangaha bakakubwira ngo ushyiremo pin number ya mobile money yawe, ushyiremo pin number ya mobile money yawe. Numara gushyiramo pin ya mobile money yawe urahita ugera ahangaha, urakanda handitse send uhite ugera ahangaha. Batakubwira ngo kanda rimwe virtual card ya Momo, gufungura virtual card ya Momo urakanda rimwe. Numara gukanda rimwe nurangiza ukande send ukomeze. Numara gukanda send ukomeze urahita ugera ahangaha. Barakwereka ibintu gufungura virtual card cyangwa gushyira amafaranga kuri virtual card, ariko wibuke ko twebwe nta virtual card dufite, turatukanda rimwe gufungura virtual card. Nitugera ahangaha rero baratubwira ngo nimba ushaka kuba wakomeza gufungura virtual card cyangwa wemeye amategeko n'amabwiriza agenga gufungura virtual card, tukomeze rimwe. Tuba dukanda rimwe dukomeze. Nitugera ahangaha twongeye dukande rimwe dukomeze, twemeye ko amategeko n'amabwiriza twemeye kandi twayasomye neza ko tuyakurikiza. Niturangiza rero tuhita tugera ahangaha barahita batubwira ko gufungura virtual card bisaba amafaranga 1000 cyonyine kugira ngo wabwe virtual card ukayikoresha igihe kingana n'umwaka. Urumva na amafaranga atari menshi cyane, ni igiciro gitoya cyashyizweho na MTN Mobile Money cyangwa MTN yazanye kugira ngo abantu benshi bize bibafasha kwishyura bakoresheje virtual card ya Momo, bishyura ibintu bitandukanye online cyangwa kugura amacoin kuri Popo ndetse no kuzindi live stream zikora neza kandi zizewe. Rero nugera ahangaha urahita ukanda okay. Ukimara ukanda okay barahita bakubwira ko umaze kugura virtual card izamara igihe kingana n'umwaka ukoresheje Mobile Money yawe, ukaba umaze kugura account ya virtual card izaza wifashisha mu kugura ibicuruzwa bitandukanye cyangwa kuba wagura amacoin igakora neza nka Mastercard cyangwa Visa card, ukaba wayikoresha ibintu bitandukanye. Urabona ko bari kutubwira ngo gufungura virtual card byakunze neza, urakira ubutumwa bugufi mu kanya bubyemeza neza ko wafunguye virtual card. Rero urabona ko ari ibintu bikora neza. Rero tugiye gutangira tureba neza uko uyikoresha. Urabona ko gufungura virtual card bidasaba n'iminota 2 bihita birangira. Rero tugiye gutangira turebe uko ikoreshwa. Urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 6 urwego, kande send ushyire kuri simu card wakoresheje ufungura Momo. Nurangiza ushyiremo pin yawe cyangwa password ukoresha ya Mobile Money kuko biba bihura, warangiza ugahita uyishyiramo. Wamara kuyishyiramo rero tugiye kureba uburyo ikoreshwa. Ukimara ukanda kuyishyiramo urahita ukanda handitse send. Numara ukanda ahanditse send turebe step ikurikiye, turebe uburyo ino virtual card ikora, turebe uburyo wayikoresha ndetse n'uburyo wayifashisha nkaho ari Mastercard. Ibintu byose ikaza ibigufasha mu buryo bworoshye. Tudatize rero tugiye kureba uburyo washyira amafaranga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Rero ukimara gushyiramo password urahita ukanda send. Ukimara gukanda send urahita ugera ahangaha ukande rimwe kugira ngo ukomeze kuri virtual card ya Momo urebe ibintu bikorerwa. Murabona ko ahambere ari ugufungura virtual card, kabiri ari ugushyira amafaranga kuri virtual card, gatatu ari kureba asigayo, kane ari kureba ibijyanye na virtual card. Ibijyanye na virtual card niho ubona code zawe zibanga zijyanye na virtual card n'imibare ya virtual card nka code nyine imeze neza nka Visa card ibigukorera neza. Tugiye gutangira rero tubita kubera ko kuri Momo yacu atariho amafaranga menshi. Rero tugiye gutangira tureba amafaranga kuri Mo Cash tuyongereho kugira ngo tubashe kubona ayo tubitsa kuri virtual card yacu, turebe neza ko kubitsa bikunda, turebe neza uko wayikoresha, twamaje no kuba twabitsa byose nabiberetse muri no video. Tudatinze rero urahita ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 5 akanyenyeri 1 uhite ugera ahangaha ukanda wanditse kubikuza. Numara ukanda wanditse kubikuza ushyiremo umubare wayo ushaka kwakira nyine kuri Mobile Money ava kuri Mo Cash. Ibi ngibi birakora abantu bayafite kuri Mo Cash, ariko uyafite kuri Mobile Money si ngombwa. Rero nugera ahangaha uratishyamo umubare w'ibanga. Numara gushyiramo umubare w'ibanga urabona ko twereje message ivuga ngo tumaze kuvana amafaranga kuri Mo Cash tuyohereza kuri Mobile Money. Nugera ahangaha rero tugiye gutangira rero tuyashyira kuri virtual card. Turatuka akanyenyeri 182 akanyenyeri 2 akanyenyeri 6 urwego. Nugera ahangaha rero uhite ushyiramo ayo ugiye gushyiraho. Nurangiza hano ushyiremo umubare w'ibanga wawe ukoresha wa Mobile Money. Nyuma gushyiramo umubare w'ibanga wa Mobile Money ukande send. Nugera ahangaha rero bahita bakubwira ngo hitemo virtual card. Numara gushyiramo virtual card uhitamo ahanditse gushyira amafaranga kuri virtual card, urakanda kuri 2 urahitamo 2 ahanditse gushyira amafaranga kuri virtual card.
numara gukanda kuri kabiri rero ahangaha urahita ugera ahangaha bakubwire ayo ushaka gushyiraho, barakubwira ngo amake wabasha gushyiraho ni amafaranga 500. rero ukimara kuba rero wabikora gutya biraterwa nayo ushaka gushyiraho cyangwa wenda ayo ushaka gushyira kuri virtual card yawe kugira ngo uze ubasha kuguramo ibintu bitandukanye, amakoini ikore nka Visa card cyangwa Mastercard bikore kimwe mu bintu bya online. Rero nugera ahangaha urahita ushyiramo umubare w'ibanga, bahita kubwira ngo not response, ka message kagaragaza neza ko ibintu byamaze kuba byakorwa. Rero nugera ahangaha urahita ujya gusuzuma neza wenda ko yagezeho, ariko ahangaha amafaranga akugeraho hashize akanya byibura nk'iminota 5. niyo mpamvu nitujya kureba turaza gusanga hariho 0. Natwe dukanda virtual card duhitemo rimwe nyine hari ukurikiza ibisabwa n'ubundi bakubaza umubare w'ibanga ugashyiramo rimwe ugakomeza ugakurikiza amategeko n'amabwiriza uba uri kugenda ubona aho ngaho. Hariya rero nugera ahangaha uze kureba ahanditse guhitamo ayo usigaje nyine cyangwa kureba ayo usigaje kuri virtual card yawe. Numara kuba wahakanda urahita ubona ahangaha ko dusigaranyeho 0. Urabona ko dusigaranyeho 0 ariko twamaze kubitsaho, bivuze ngo araje atugeraho mu kanya na message muraje kuyibona, noneho murebe ko atugeraho, murebe kuri virtual card, murebe ko twanayakoresheje byose biri muri ino video. Niyo mpamvu ugomba kureba ino video kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kantu kose. Ahangaha urashyiramo umubare w'ibanga mu gihe baba bagusabyeho, urabizi barakubwira ngo shyiramo pin warangiza ukayishyiramo. Hano bagusaba iyo uri kwinjira kugira ngo basuzume neza ko ari wowe. Warangiza nugera ahangaha urabona ko bakubwira ngo kureba ayo usigaranyeho hariya handitse 3, noneho kureba 4 ahanditse 4 ni igihe ugiye kureba ibijyanye na konti yawe ya virtual card kugira ngo izo code uzibike uzifashisha ugiye kuba izi code uzajya uzifashisha ugiye kuba wakishyura. Ushyiramo zira code, ushyiremo ira CV igihe konti yawe izarangirira, ushyireho ndetse n'amatariki ndetse n'igihe byose bizarangirira. Urabona ko ku ikarita dusigaje amafaranga 96 kuko twamaze kugura ibintu kuri Popo, twamaze kugura amakoini kuri Popo. Ubu ngubu twamaze kuba twayagura dukoresheje no virtual card. Rero nimba uri kubireba ahangaha ndetse no kuri Crash twabashije kuba twagura amakoini, reka byose mubyirebere ahangaha murebe ko uburyo babikora ndetse n'uburyo bikorwa mu gihe ugiye kugura amakoini runaka cyangwa kuri charging amakoini bakagusaba Mastercard, murebe uburyo babigenza ndetse n'uburyo wabyikorera. Rero urahita ukanda handitse coin, niho ukanda handitse recharge cyangwa bitewe naho ugiye kuba wakoresha. Uru ni urugero rumwe tugiye kuba twakoresha, tugiye gukoresha yitwa Crash App, turebe neza uburyo wagura coin. Noneho abakoresha Popo naho twarayikoresheje cyane ndetse n'amaza TikTok hose ushobora kwifashisha virtual card ugura ibintu bitandukanye ndetse n'amacoin kuko abenshi barayikoresha bakayikoresha mwanya wa virtual card. Rero ahangaha kuko aba ari ibintu by'ibanga, hari igihe badahita babikwereka kugira ngo babihishe kugira ngo bibe bifite umutekano. Niyo mpamvu atari byiza kwerekana ibintu by'ibanga. Tutugeze ahangaha rero urahitamo coin ushaka kugura bitewe n'amafaranga washyize kuri virtual card. Nugera ahangaha barakubwira ngo urakoresha Mastercard cyangwa Visa card. Urabona ko coin 6,000 zingana $1.3, $1.3. Ahangaha bakubwira ngo ukoresha Mastercard. Urabona handitse add credit or debit card, ongeraho debit or credit card cyangwa uwemezeho Mastercard. Urabona ko twebwe iriho akantu k'akavi, bivuze ko ino card yacu twamaze kuyinjizamo twaza tuyikoresha tutabanje gushyiramo amakode. Rero ahangaha babihishe ni igihe ahangaha bari kukubwira ngo uzuzamo imyirondoro ya virtual card yawe kugira ngo ubashe kuba wakishyura. Noneho biba bihuje na Momo ihita iguha ka message kubwira ngo emeza neza ko bari gusaba kwishyura. Ni wowe usabye kwishyura, kabati emeza neza ko nimba ari wowe usabye kwishyura, nimba koko ari wowe ugashyiramo umubare w'ibanga. Wamara kuwushyiramo ugahita amacoin yawe uyakira, ibintu uri kugura ugahita ubigura mu buryo bukoroheye. Ntabwo bigoranye cyane, we cyusabwa rukanda subscribe kuri ino channel kugira utacikana n'akantu gatoya. Urabona ko dufite coin 2, urabona ko turamutse tuyiguze bahita tubona coin 3,200. Rero urabona ko hariho amacoin menshi agiye atandukanye, byaterwa wowe niyo ushaka niyo wabasha kuba wahitamo. Rero ahangaha uramutse ukanze kugura amacoin bahita babihisha kuko ntago byerekanwa, kuko aba ari ibintu by'umutekano wawe, ntago aba ari ngombwa ko wakereka umuntu wari wese ibintu by'umutekano wawe. Niyo mpamvu ibi byose bizajya bigufasha, niyo mpamvu nakoze video yigisha uko bikorwa, noneho nawe ukaba wabasha kubyikorera mu gihe waba ubikeneye cyangwa waba ushaka kuba wabikoresha cyangwa waba udafite Mastercard cyangwa Visa card, ukaba wayikoresha ukabasha kuba wagura amacoin cyangwa n'ibindi bintu bitandukanye bya online wifashishije virtual card ya Momo, igakora neza nkaho ari Mastercard cyangwa Visa card ufite.
rero ku bafite Visa Card nabo bayikoresha birakunda. Urabona ko cyagiye tugimara gukanda kuri ya Virtual Card tugiye kugura za coin, urabona ko bahise batwohereza ka message kuri Momo, biba bihuje neza biba bihuje, bahise batubwira ko dusabye kubikuza cyangwa kohereza amacoin cyangwa kugura amacoin, bahise babyohereza kuri MTN Momo yacu kuko yabisabye, ariko bibaye failed kubera ko insufficient balance yacu nta macoin nta mafaranga hari, bakaba ati not insufficient balance, bari kutubwira ko ntayo dufiteho. Bye bye, mugiriye byiza, ciao ciao, tasome video zikurikira. Nizere ko musobanukiye uburyo wabona Virtual Card yawe ukaba waza uyikoresha mu buryo bukoroheye. Ikintu gusaba ni ukanda subscribe, sharing, abantu bose bakeneye kugura ino Virtual Card, bakeneye uko bazabifashisha Virtual Card mwanya wa Mastercard cyangwa Visa Card mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Icyo usaba ukanda subscribe kuri ino channel kugira utazigera ucikwa n'akantu na gato kagufasha mu buzima bwa buri munsi. Rero bye bye, cyasubire muri video zikurikira. Ciao ciao.